mututeze twagira ngo sinzi ibitotsi cyari hari atari kumanze wanga no kwicura oya biga urumva ukuntu no kwiyitabishwa wigeze umwana mwiza makuru bimeze bite wakumva wivugishwa ngo hano harakere ni wigize umwana mwiza uri inyamaswa uri satani Sekirene karame ko wagiye ugahera kutaherukaga kudusura byakugendekeye bite yewe ibintu by'akazi kacu tugira ntabwo biba byoroshye umuntu agenda akajya mu kazi ukihugiraho ariko nyine maze iminsi nanjye mba nshaka kuza kubasura ariko akanya kakabura neza neza pe ura nibwo mbonye mvuye mu kazi hakiri kare ndavuga nti wahanyura nkabasuhuza aho gato nkareba uko mumeze ariko akazi nta munsi n'umwe mugirana konje nibura ibintu bya kwikorera suragira ngo biba byoroshye kwipangira konje biragorana kereka wenda yari akazi nyine k'ukwezi bakaguha konje ariko iyo wikorera hari n'umunsi wumva uvuga uti uyu munsi ndaruhuka ndirirwa mu rugo ariko wakwibuka nk'ibintu nyine bitameze neza mu kazi ugahita ujyayo utari wanabipanze akazi se biragenda byagendaga ntacyo urebye ntacyo byabitwaye nuko nyine nari narabuze ngo tuganire nawe uragenda ukiheza ugakabya umwanya wabaye muke mama wabaye muke pe ariko nyine urabona ko mba nihanganye nkaza nubwo ari akanya gatoya nyine uvuga ati reka nze mbarebeho none se ya gahunda yanjye nawe twari dufitanye igeze ko nakubwiye ko uruhare rwanjye nsa n'urusoje bigeze hehe bimeze bite yewe ibyanjye n'umuhungu wawe se Makuza ibyanjye na Makuza rero ni birebire pe byaragoranye byabaye ibibazo guteze urabizi ko nigeze kukubwira mu minsi yashize ko bya bindi twari twapanze wa muntu yabonetse nuko ko nabiguciriyemo kuva aho yabonekeye yanjye na Makuza byahise byanga ibintu byose bihita bihinduka ibibazo Makuza nigeze yongera kunyikuza Makuza nigeze yongera kundeba byahise byangirika neza n'umubano muto twari dutangiye kugira wahise urangira yarabonetse ese ubwo yabonetse hehe ba bantu nyine napanze kuri ya gahunda byarangiye abacitse ariko nkeka ko wenda Makuza ashobora kuba yarabigizemo uruhare nubwo ntabizi neza ariko uburyo yahise avayo na Makuza agahita abimenya bagahita bongera bakabonana ubona ko harimo ikintu kuva yamubona rero ntiyigeze yongera kunyikoza na gato kuki sikorumva ibyo bintu aya makuru ari amakuru mashya mu matwi yanjye ntiyigeze na rimwe noneho ikindi yaragiye amera nkaho wagira ngo simvuge gute yaragiye amera nkaho yabundi shitani kuri ntashaka no kumbona kimwe ni karibu murakoze karibu rwose bite Alex sawa bravo makuru yawe ari kuzana umushyitsi kandi uwo mwanya muganire oya wicaye nta kibazo oya ntabwo nakita hagati y'abanyamakuru ngo ndabona ushaka kuba waramureze neza ngo ya Alex wanjye bana bameze gutya ni bakeya mama Alex ntabwo nshaka gutinda hano shiye muri no karitsiye nibwo nibutse ibyo twavuganye nawe waragiye uricecekera ntiwanyibutsa nyine tuba tuzi ko mufite akazi kenshi tukanga rero kubatesha umutwe iyo niyo mpamvu ahubwo yakagombye gutuma umvugisha kuko nyine ako kazi kenshi gatuma umuntu atibuka ibintu ariko ntatinze buriya
hari ukuntu abagabo mwaduhinduye abahehesi twese ibyo mbihereye ukuntu wari wanze ko ngera iwawe biba bigoye ariko uwo ntabwo ari iki biba bigoye ndagira ngo ubwire impamvu iby'umuhungu wawe byankoze ku mutima buriya bijya gusa n'ibyanjye buriya nanjye papa yataye mama n'umwana njye nari muto cyane kurenza uyu muhungu wawe rero buriya ukimbwira biriya byankoze ku mutima kuko nkurikije ibyo naciyemo n'ibyo nasezeranye n'Imana yego nahise numva ngomba kugufasha rero ntubitekereze ukundi ngo wumve ko ari bya bindi byacu by'abagabo b'abahehesi ntabwo ari iki kubera ko mfite ibyo navuganye n'Imana impamvu wumvaga nashaka kuza nyine kubona umushyitsi utiteguye kwakira nyine ugasanga nuko aho yagende mukuru uriya nabibonye ntanabyumvise ariko reka nkoresha iri jambo nubwo rishobora kumvikana nabi ariko ngiye nkunda abagore uzi impamvu abagore hari ingero nyinshi cyane cyane muri Bibiliya kuko nakuriye mu muryango wa Gikristo zigenda zigaragaza aho bagiye bitangira abagabo babo bitangira abana babo bitangira imiryango uribuka nk'umugabo bita Nabali muri Bibiliya umugore we yigeze kumutabara aragenda atakambira Dawidi yimye ingabo za Dawidi ibyo kurya umugore waremera mwikubita imbere amwereka uburyo umugabo wari ikigoryi ko yamubabarira ni nabo babanje kumenya ko uribuka amateka ya Esteri cyane Esteri yaremeye imbere y'umwami atakambira ubwoko bwabo bw'abayuda kugira ngo budashira n'izindi ngero nyinshi zo muri Bibiliya rero ibyo iyo mbihuje n'ibyawe nkabihuza n'ibyanjye uko nakuze icyo nicyo cyanteye kukumva utazagira ngo ni ibindi biba bingenza wa mubyeyi we wabona mushiki wanjye ndabona tujya kuba mu kigero kimwe rero nicyo cyabiteye niko se Sharix amakuru yawe meza ameze neza ahubwo ubonye uje yibuka ko uri bosi wa kampani nakoreraga konguki ubwo rero nararebye mami ndavuga nti se ko ndi umuntu mukuru nzanora nirirwa nihomahoma ku muntu buri munsi n'ubundi ko ndi umukobwa mwiza nta burundi mugabo ndajya kwizirika ku muntu udashaka kundeba udashaka no kumbona ndavuga nti ntabwo nazabivamo rero reka mwihorera akomeze urugendo rwe akomeze gahunda ze zose ashaka gukora ndamwihorera shabye ndumva bintunguye kabisa yibaze kuvuga ngo uriya muntu yarabonetse gusa ubwo yabonetse ate nanjye byarantunguye yibaza amafaranga umuntu yashoye bikaba birangiye apfuye ubusa niyo mpamvu nacitse intege mami narebye imbaraga zose twashyizemo uburyo twabyitayeho kose gushoboka bikarangira n'ubundi tutari kugera ku ntsinzi ndavuga nti ibi ntabwo nazabivamo reka mbireke ko nabiretse rero ndavuga ni makuza niyikomereza urugendo rwe nanjye nzashakira ahandi ku kazi se we nibura ubona bimeze neza nta kibazo yewe mami ni birebire ibintu byose mfite kukubwira uyu munsi ni ibintu byinshi cyane byarenze umubano wo kuba njye nawe tutari kumvikana ku bijyanye n'umubano ubu noneho bigeze no muri kampani ntabwo tugikorana gukora warabihagaritse se yaramfashe aranyicaza arambwira ngo agiye guhagarika kampani ayihagarika se kampani ngo afite ibintu bimujagaraje mu mutwe ngo ntabwo yagira akazi ngo agire n'ibintu bye bimubereye mu mutwe we ngo biri kumurushya ubwo kubera izo mpamvu rero ngo arahagaritse ubwo nanjye mpita mpagarika imigabane yanjye turatandukanya neza turarangizanya nikomereza gahunda zanjye nawe asigara ubu no muri kampani nta hantu tugihuriye byararangiye
ubwo si ibintu bimujagaraje bituma afata umwanzuro wo guhagarika akazi ni ibintu ki nanjye nayo byari ibyo niba ari iby'uwo wa wundi we wagarutse niba ari ibiki gusa nabonye nta muhatiriza ko yakomeje kunyumvisha ko rwose atashobora gukomeza gukora ubu ntashaka guhombya kampani zacu kandi kampani yarayihagaritse twasinyiye n'amasezerano twari twarasinyanye birarangira n'amadokima yose turarangizanya mbivanayo byose cya bintu ntibishoboka ngombe muhamagare ambwire impamvu yahagaritse kampani nose namwe ntabwo nari nzi ko ari mu kazi ntabwo yababwiye ko kampani yihagaritse se ntabyo yigeze atubwira yarifashe ahagarika kampani nanjye aramuhagarika nkuramo imigabane mutabizi muri ababyeyi be ntabyo tuzi ahubwo ubu ngubu na dadi ngiye kubimubwira kuko ntabyo azi ntabwo azi ko yabihagaritse ubwo muraza kumubaza uko bimeze gusa narinyuze hano ngira ngo tuganire mubwire nuko byagenze muri kampani ko tutagikorana ngo naringize ngo wenda nyine yampagaritse yarababwiye ariko nuko byagenze nabonye retire insezerera ku kazi muri la kampani nakoraga ibintu bijyanye na delivery dufite itemu nakoraga delivery nzigeza ku bantu ariko byatunguranye cyane mbona retire insezerera ku kazi ndi kumwe na mama hano ubu ni ahantu nk'ijyanirirwa aha ngaha mama Alexis ntabwo biba byoroshye iyo nibutse imvune mama wanjye yavunitse kugira ngo mbashe kugera aho ngeze hano ndakumva ariko nk'uko wabinsabye tudatinze mu magambo sinzi umuhungu wawe uko ateye ariko numva kuko byo mu kazi hari amategeko twasetinze tugenderaho niba umwanya runaka ukorwamo n'umuntu ufite amashuri runaka icyo cyo ntabwo twagihindura kuko iyo uzanye ikimenyane icyene wanyu mu kazi akazi karapfa ariko dushobora kumwaranja kuko nabikubwiye ko abasore rimwe na rimwe mbona baza n'ubunenganenzi mu kazi ariko nta kazi k'umunyagara kabaho yaza agakora akazi k'ubukirina akareba ko yaguma akagusindagiza anatekereza uburyo yakomeza amashuri uko mbona nize bingoye mama wanjye yarahangayitse nanjye ndemera nkura amaboko mu mifuka ndakora Imana iramfasha ngera ahangaha niyo mpamvu nzirikana abandi sinzi rero ko yabyemera uretse gatoya sinzi niba numvishe neza mu mashuri nize yisumbuye ariko masters ntabwo nigeze myiga hari ikintu numvishe uvuga ko nakora akazi k'ubukirina yego Alexis ukaba uri mwawe Alexis nyumva ako kazi ntabwo nagakora njyewe ntibishoboka ntabwo bibaho ndagira ngo umenyeshe ko ako kazi ntabwo nagakora wambabariye ukatwumva reka njya akazi ntabwo nagakora gakora nkande narize njyewe narize kuba nafite masters binyemera kuba najya gukora ubukirina njyewe reka ntabwo basaba urabifite oya mami reka Alexis wagarutse aho ukanyumva mwana wa mama Alexis calm down nta kibazo ndabizi twese twabaye abasore birumvikana ariko buriya nubwo yivumbuye ariko ndabizi uri umubyeyi nabonye ukunda no gusenga kandi buriya abamama mufite ukuntu mutwara abana ku buryo mubashyiramo ibyo mushaka rero uze kumuganiriza jyewe cyo cyari gitumye nsha hano kugira ngo nongere nkubwire ibyo nakwemereye ndabizi uri bubimuganirize arabyumva icyo gihe ntazamufasha kiri hanze y'akazi nakamuhaye umushahara n'ubundi yahembwaga ariko byagaragara nabi
mu bitabo byo ku kazi ariko jewe icyo nemeye nuko nzamwishyurira akomeze kwiga ntafate akazi ngo agasuzugure nakomeza gutya azabimbwa hari abasore bifata gutya bana b'iki gihe buriya busirimu ni mu bana b'iki mufuka gihe baragoye ni mu mufuka buriya nanakubwira ko nabonye afite imyitwarire myiza mu kazi ntabwo ari byo narebyemo n'ubundi nsanga ajya agira utuntu tw'utunyanga ariko ntabwo naguhora iby'umwana uzagenda umutwara buhoro icyo nemeye nuko nzamufasha kuko duhuje amateka kandi ukomere humura byose birashoboka kandi twese ntabwo twavuye kure natwe Daddy. Daddy. Yes. Ngo hano ndagushaka. Amahoro se? Amahoro avuye he? Nta mahoro ari muri uyu muryango. Cara hariya. Cara hariya nkubwire icyo ngushakira. Habaye iki se? Cara ariko mbikubwire. Habaye iki? Ko ndeba bisize insendara. Biroroshye. Nta mahoro na make ari muri uyu muryango. Ubu wowe amakuru y'umuhungu wawe urayafite? Makuza? Makuza se hari ikibazo afite ntari ku kazi bisanzwe? Ku kazi ka hehe? Ari ku kazi arimo arakora, kampani iragenda neza nta kibazo ngewe ndumva mu kazi. Kandi ndumva na Makuza agize ikibazo byanze bikunze nabimenye. Nta kazi ariho, ngiye maze kumenya amakuru ye ko nta kazi ariho. Ubu tuvugana kampani yaragurishijwe. Ngo kampani yaragurishijwe. Impossible. Nta kazi ariho. Yagurishwa ite? Yagurishwa nandi? Yagurwa nandi? N'umuhungu wawe. Ntibishoboka. We yaragurishijwe? Yaragurishijwe. Ariko cyangwa uri murankinira filime? Ibyo nkubwira ni ibintu nzi neza. Ayo makuru se wayavanye? Wimbaza ngo amakuru nayavanye he? Menya ko ibyo nkubwira nge mbizi. Kugeza ubu ngubu n'abakozi bamwe na bamwe bakoranaga bari barashoyemo imigabane yabo. Bamwe yamaze kubirukana. Ayo ni amazimwe y'abagore ndi bwa bugambo mugenda mwumvatse. N'ubugambo. Ibyo ntago bishoboka. Ubugambo buvuye he? None se ni gute kampani ninge yaruhije ninge icyanditseho nubwo buriya ayobora ninge cyanditseho yagurishwa ite se? Hagurisha n'uwayigura nawe yaba afite ikindi kibazo. Nyamara ashobora kuba yarayigurishije. Nshingiye kuko umuhamagara ntakwitabe. Ashobora kuba yarayigurishije. Niki gituma atakwitaba ngo muvugane? Simbyumva neza ariko wenda ako kantu birashoboka. Gusa ariko biragoranye kubyumva neza kugira ngo abe yakwikora ayigurishe company atakubwiye. Birashoboka ariko kireka mbwiye nabuze wenda ukambwira ahantu ayo makuru yavana nkumva koko hize niba atari twatugambo amashyari y'abantu binaha. Ubu se wavanye muri babagore mugendana? So bundi utaravuga ngo no tugambo wamuhamagaye tukamwibariza. Ntago nakwirirwa muhamagara. Ndamuhamagaramo iki? Ngewe nzi ko kampani yanjye iri mu gukora neza kuko kugerana n'isaha aho mperukira kureba kuri konte twarimo tukomeza kunguka. Nta kibazo cyagize, nta mukozi urampamagara ngo ambwire ko byazambye. Aba managers bose turavugana nta kibazo. Erega buriya nubwo Makuza atangita bangiye amakuru ndayamenya. So ibyo binda bikoze kereka niba ari mu kubitekereza bikiri mu ntekerezo. Kumuhamagara si ngombwa. Kuki atari ngombwa? Ni iki gituma udashaka kumuhamagara? Ariko se kumuhamagara urumva biri budufashe. Jewe yayigurishije namenye. Tumuhamagare aze tumubaze niba ari byo cyangwa niba ari amagambo y'abantu. Keke.
bitese igerayo iki mbese se uri kwijijisha wizanishwa utubizo umwe twa yuda mu biki kere wabaye iki shamani tuvuze shaga igerekeno bya brage babarira kandi nese wabaye iki ubwo tuvuge ko utazi ibintu biri kuba rero habaye iki se ko mvuye mu kazi nukubera kare twavuganye gakeya se twavuganye gake kubera ko nahita akazi kenshi nukuri ntago nta mutima mubi mwana akazi ako gigi ubwo wari ukwiye kwifata gutyo gute se ukambera indyarye muri ubu buryo ukagenda ukagerwa unjijisha umbeshya wigira gutya uraje ngo uvuye mu kazi okay reka izo drama mwana nese bite wabaye iki se nese wabaye iki gigi wambabariye okay wabaye iki uvuye mu kazi nese hari akandi kazi ntako kumbona ubirakariye musi nta nyine mvuye kuri company uvuye kuri company koko ako gigi igihe wahereye umbeshya nzi ko turi kumwe nkajya nkubwira ibintu byanjye byose nk'igigi wamfashije gigi wangiriye inama gigi rwose byagenze gutya nkaba nzi ngo ndi kumwe n'umuntu nawe urahurisha itanu uri kwirirwa undeba mu mutwe ukandisha burasa wari twangize ikigoryi nisekere hari ikintu na kimwe umva ko warandebye mu mutwe njye n'ubu uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva ntabwo uri kubyumva nise habaye iki waratangiye ngo urabona hari ibintu biri gututumba ngo ujye wiyumvamo ibintu wigira umuhanuzi w'agahato nisekere ibintu byose nakubwiye ntiwabibonye urarangije ngo wabonye umuntu w'amakositimu ari kumwe n'amakuza uragarutse ngo ntuzi ibintu biri kuba ngo hari ibintu biri guhinduka kumva ibintu byose waba uri kungambanira uri kundeba mu bwonko njyewe nkugambanira njyewe gigi nkugambanira kuva ryahise nkugambanira nese hari ikintu nigeze nguhisha buri kimwe cyose sinataga ntacyo kubwira ahubwo naguhuje n'amakuza ahari ngira ngo nawe ufite indi mipango itari kamwe n'iyanjye nabwo ngo genda umvugire genda undebere uko bimeze ushobora kuba waragenda ugapanga ibyawe ukavuga ibyo wishakiye warangiza ukazanye ukambwira ibitari byo kugira ngo ucuke kere niki kintu ntakubwiye warambwiye koko urarangije ugumye muri company uratuje usigaranye n'amakuza imipango mufitanye sinyizi ubu ibyo twapanga byose ngira amakuza n'ibyo twakoze none se ngiye aho wasabye ubufasha naragufashije company se nyigumyemo wowe ntuyirimo nyirimo ubu uvuye mu kazi wambonyeyo uramuhamagara ntumuhamagara ngaho uhamagara nakubwira iki ahamagara dore telefone kamuhamagare hari ibintu mba numva bidasobanutse hari abagore murashyuhaye tudashyuha uribaza ko umutungo ungana kuriya njyewe wamfira ubusa mbireba ntawabonsanganye se ubundi kubona naragusanganye si cyo ni ikibazo nta kibazo kirimo alo mwana wawe uraho uraho neza mama amakuru ni meza ni amahoro ko mpamagaye ndi mu kazi ntabwo ari amahoro ariko nagushakaga uko ndi kumwe na papa wawe hano muri salo twicaye muri salo nagushakaga kumwe na papa nagushakaga nyine ngo uze mu rugo tugire ibyo tuganiraho ze mu rugo yese ze mu rugo aho ngaho sikubizi ko njye ntabanye neza namwe ubwo ndaza mu rugo aho gukoramo iki koko nyine ngwino nkubwire icyo ngushakira hanyuma wongere ugende kuri telefone se ubwo urumva ari ngombwa rega hari ibintu umuntu aba atagomba kuvugira kuri telefone gusa ubwo ibyo bintu ubwo bimeze gute ibyo bintu uri kugira njye numvaga nshaka ko waza mu rugo ni ibiki bigombeye kubwira kuri telefone kuko ngo uri kumwe na papa ndi kumwe nawe kumwe nawe ahubwo ariko amugoye nawe akuvugisha akira avugisha umuhungu wawe muvugishe se
ni iki gituma udashaka kumuvugisha? nambwire ariko kira telefone uvugane n'umwana. Ni iki gituma udashaka kumuvugisha? Ubundi vugisha umuhungu wawe. ntabwo ari kuvuga Yanze kwitaba telefone. Sike erega mwebwe muri abayobozi, igihe mushakiye muraza, uri umushoramari kazi, igihe cyose ushakiye uraza, ubundi wagiye mu zindi business. Nese ni buri munsi ndagira ngo umenyeshe ko rero nakumenye amayeri yawe n'amakoza, ibyo mwapanze byose sinzi byari byo, no mugumara muri company no mujyana mukajya no kubana mu rugo, banza byarabaye base byarabaye n'urukundo, ariko nkaba nabizi njyewe nese Gigi wanyumvisha njyewe n'amakuza, nyumvisha ukuntu bishyire muri uyu mutwe wanjye ubikaragamo mbyumve, ukuntu abantu bose birukanwe muri company ugasigarayo, binyumvishe bijye hano mu murima yindi yanjye mbyumve. Ngende secretary muri company. Muri hehe no kwiruka kuri secretary ukabuza ibintu byose, ni gute utamenye ko bagiye kunyambura imigabane ngo yihereze undi muntu uri secretary? Uri secretary nyabaki utamenya amakuru yo muri company, cyangwa ubwo warabimenye uragenda urabimpisha kugira ngo nyine usigarane n'amakuza? Ngo bakwambura ibiki? Ibyo bintu ndabizi. Urishimye ko warasigaranye n'amakuza? Makuza turasigarana he? Ahubwo mbwira nasigara hehe sudahari? Reka nkubwire ikintu kimwe rero. Sekenze uyi no. Nizere ko ibyo numvise atari byo. Kuko ntago nibona muri company utarimo. ndakumva mama. Yanze nyine kwitaba telefone. Ariko numvaga bibaye byiza waza mu rugo tukagira ibyo tuganiraho. Hari bitari kugenda neza. Ariko ngiye ntabwo naza mu rugo, urabizi ko ngiye rwose tutabanye neza, subizi se buse naza aho ngaho gukora. Ariko jya urenzaho uze mu rugo nk'igihe hari ikibazo, nk'uko uze wumva ikibazo gihari. Niba waragiye ntibivuze ko utakongera kugaruka mu rugo ngo tugire ibyo tuganiraho. Oya mwambwira kuri telefone ngiye aho ngaho rwose mba numva narahuzwe, ibintu papa yankoreye ngiye numva ntagaruka aho ngaho rwose. Ibintu yagukoreye ubwo ni ibiki bituma wumva utagaruka aha ngaha? Ubundi se wamumpaye tukavugana kuki atavuga bimeze bite? Kandi arimo kwanga telefone, akira telefone. Ntabwo yanze kuvuga nuko abizi ko hari icyo yishimiye. Akira itaba umuhungu wawe, ariko ubundi ufite ikihe kibazo? Akira. Yanze telefone pe. Papa yarantemukiye ngewe, nega kuriya kwikora nkava mu rugo ntabwo ari uko nari mbananiye cyangwa nari ngize. Yaguhemukiye ate? Yarantemukiye ngewe n'ubu yibutse ngewe numva umujinya usaze neza nk'imbaza icyo namukorera narakibuze. Nyine ni ibiki yaguhemukiyeho, ni ibiki? Yarantemukiye pe, akuzi ko mama ntabwo reka nze mbibabwire mwese muri kumwe, nimba muri kumwe bimbwire nawe ari kubyumva. Ye papa yikore ko mama irambabaza. Ni ibiki? Sinabikubwira ngo iki. Ye menya ko yantemukiye pe, uzi ko yikore ngewe papa, uzi ko mwana we ko yaryamanye n'anyira amahirwe n'izina rya Yesu. Ngo iki? Ngo yagize ate? Ntabwo numvise neza. Usibye numvise nibyo umbwiye cyangwa? Ngo yagize ate? Ndabisubiramo ndabigusubiramo ni mutabyumvishe. Ngewe aryamane n'umugore wanjye nyiramahirwe. Abo bazimu bamufashe bate? Bamufashe bate? Narababaye wumva ngagahinda karansaze nabuze n'icyo nakora. Ntago bishoboka, sinshobora kubyumva. Ibyo bintu sinshobora kubyumva bibaho. Ngo nze mu rugo gusa ngiye naza mu rugo imbaraga nazi. Niyo mpamvu ari kwanga gufata telefone ngo akwitabe. Nese ubundi kubera icyo utabimbwiye? Secretary utazi amakuru ya company kurya nza kubikubwira. Byaragiye birabaye, inama ziraba, umwe mu byo mwavugiye ngo nabyebereye. Ngewe mpuriye hehe n'abayobozi? Waba secretary ukayorwa amakuru? Ndi secretary ariko ngewe nkora ibyo mwambwiye cyangwa ibyo mwangejejeho. Ntabwo ngewe Gigi ayo makuru kumbwira nimasha kuri ngewe. Reka nkubwire ikintu kimwe rero. Ikindi kere nta kintu kimwe nakubeshye.
nose wambwira ngo iki kandi nawe urabizi neza ko nta namwe ntagufashije ibyo urabizi neza wageze naho umbitse amabanga akomeye kandi nayo ndayabika yagufashije gutsindira amakoza ariko reka rero nkubwire kampani simaze mu myaka 3 irengaho n'amezi ntago bizi ndabizi kuva naza muri kampani nkahagera tukamenyana hari ikintu nigeze nkuberaho umwana mubi nta na kimwe niyo mpamvu nanjye nkubwira ko kuva icyo gihe ntabwo twatangiye kubana hano mu rugo yego sinavuga ngo naragucumbikiye wenda ngo nuko urusha ubushobozi cyangwa iki waba n'ahandi nawe wakwikodeshereza wakora uko ushaka kose ariko by now ndagira ngo umenyeshe ko ntagikeneye kubana nawe singikeneye kubana nawe habaho iki njye mbana n'umuntu w'indyarya nkawe wirirwa undyarya nakubeshya iki njyewe wambwira ikintu nakubeshye ntigusobanure gute wasigaye muri kampani abakozi bose bakavamo nanjye njyewe niki nakubeshye ibintu byose nakubwiye byari ukuri icyagusigajemo ni ikihe nta nubwo njyewe makuru uri kumbwira ni mashya kuri njyewe ni gute se umuntu w'umuyobozi yirukanwa nande ninde wamwirukanye njyewe ibyo bintu ntabyo nzi ikindi bigaragara ko ari we wampishe kuko njyewe wakaba wabimbwiye kuki nagiye mu gitondo nguseze uryama ntumbwire ubwo se tuvuga ko biyebewe nibwiwe nande ko ari wowe uri kubimbwira nje nkuyambira nkobera nkusuhuza rekera rya mumenyeshe ko nonaha ubu tuvugana ntagikeneye niri na rimwe kubana nawe nakurushye nakurambiwe turangizanye dutandukane birangire harya warumbwiye ngo yagize ate mama njye nakubwiye ngo papa yikore koko aryamane na nyiramahirwe amufata ku ngufu baryamana umugore wanjye njyewe mana ibyo bintu ndumva birenze ubwenge bwanjye pe yesu we ngo yagize ate cenga n'ubundi jya here mubwira nabyo uzatuma ntagura amashasho tsindwa niyo mu ijuru kwica n'ubundi nzakwica igihe wahereye nzengereza uraho neza nyiramahe ni amahoro ni papa makuza muvugana urashaka iki maze igihe nkushakisha nari narakubuza ariko ngeze amahirwe ndakubonye ndashaka yuko ibintu byabaye hagati yacu byose ceceka kandi ikindi ndashaka yuko ufungura umunwa wawe ibyo uzi byose ibyo wabonye byose byaba ibyiza byaba bibi ndashaka yuko byose ubimira mu nda yawe bunguri bitabaye ibyo yewe burya nanakwica ngo wagira ute yewe nongere mbigusubiremo nakwica ndagira ngo nkumenyeshe yuko ibi turi kuvugana byose ndi kubirikodinga ibyo bivugisha rero ngo wanyica unkanga untera ubwoba n'icyubahiro na gikeya nakugombaga warakiyambuye umunsi unkoresha ibyo wankoresheje ukabinkoresha ku gahato ibyo ni iterabwoba ngewe ndakubwiye ngo nudafungura umunwa wawe nzakwica ntacyo ubwo niba wumva yuko uri mu gihugu cyawe reka nkubwire rega dade sinzi impamvu ushaka ko nkubahuka kandi bitari ngombwa ibyo wakoze urabizi neza uburyo wabikozemo urahuzi wabikoze ku gahato niko nabyita ibyo rero utangiye byo kuntera ubwoba ngo harazamo no kunyica ngo niki ntago
kwica ari ibintu byoroshye gutyo gusa, nubwo abakire mubifata nk'aho ari kuzimya buje. Ibintu byose turi kuvugana nabirikodinze, tukimara kuvugana ndagira aho mbyohereza mbibike. Anytime niyo napfa nagira gikurikirana. Urakubye. Kigaragara cyo niba hajemo ibintu byo kunyica, ubuzima bwanjye buri mu kaga. Iyi kode ngomba kuyijyana nkishinganisha. Inama y'ibitese. Shu. Bite. Wiriwe neza. Umva nyine nkubwire. Ngubu nje imbere yawe nshaka gusaba imbabazi. Ibintu byose nagukoreye, ukuntu nakubereye umwana mubi, nakwitwayeho nabi, narakosheje, ariko ubu ngubu rwose ndikumva wambabarira. Nagiye nitwara nabi, nkabihevinga nabi, nkabona ushaka kumvugisha, wenda nkabirenza amaso, nkabona nyine urankeneye, mu by'ukuri ngiye nkigira nkaho nyine ntabishaka, ariko ubu bwose ushatse wambabarira. Kandi mbigusabye mfukamye. Byagenze gute se none? Ubu iki cyari cyo gihe. Ntabwo nakomeza kubaho nkaho nta kintu nitayeho, kandi ubizi ko mukunda. Ndagukunda sheri. Siko mbona utishimye. Mbabarira. Musabye imbabazi mfukamye. Nukuri ntabwo bizongera. Kuva uyu munsi ndagusezeranya ubuzima bwiza. Ntabwo ibintu nagukoreye byakongera rwose, nta nubwo byari bikwiye. Ariko nyine nanjye urabizi nabitewe n'umujinya n'uburakari, ariko urukundo mukunda nta hantu rwagiye. Urankunda? Ariko nanjye urabizi ko ngukunda cyane kandi. Urakoze Nyiramani. Urakoze. Biranshimishije kongera kukubona uri kumwenyura. Ese ko ufite mu biganza byawe? Oya, ntabwo wavuga gutyo. Urabizi ko kuva na kera ariko nagukundaga. Ntabwo byigeze bihinduka. Ubwo wenda hari ukuntu nitwaye nabi, ariko biriya tubirenza amaso. Sibyo? Urabinsezeranyije? Ndagusezeranyije. Ndishimye.